Nkundi neza Jean Paul kagabo ka Victoire Ingabire kariya buretse uzabona kariya uriya ni umuvugizi w'intera hamwe, ni umuvugizi wa Karasira, ni umuvugizi w'ibigarasha, ni umuvugizi reba bagiye gukora campaign yo kuvuga ngo minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda ngo aranzwe mu gihugu. Can you imagine? Yabikoranye n'abagira ubusa. Urakaza neza kuri Rwanda Headlines. Muri kiganiro gitoya turashaka gushimira wowe wese wafashije mu guherekeza uyu inshuti yacu umuvandimwe wacu Karasira Aimable. Uyu munsi nibwo yashyinguwe, nkuko muri bubibone mu makuru yashyinguwe neza cyane rwose. Bari bake beza babashije kumushyingura, twari bake beza kandi byagenze neza. Ha rero dukomeza nyine twihanganisha umuryango n'uyu murumuna we. Mwabonye ko kubyakira ntabwo byoroshye, nta n'umuntu ujya wakiriwe wapfuye cyane cyane, noneho yari mwari musigaranye. Ha rero tuvuga tuti abatabaye mwese, abadutabaye mwarakoze. Uyu Karasira yari umuntu wacu, yari umuvandimwe wacu, yari umuntu w'inshuti, twarabanye, twakoze byinshi kumwe abantu babanye. Ubwo rero Imana imutuza heza. Mwabonye hari indirimbo muraza kureba muri link ya description twamukoreye nziza rwose yo kumuherekeza, ifasha umuntu kuba yaruhuka akabyihanganira nyine akarira. Iragufasha mu kurira mu mutima, kuko uyu muntu yabuze agomba kurira. Mureke abantu barire rero, bababare, tuzagira igihe nyine tugira imbaraga n'ibisanzwe. Ababuze abo tugomba kurira. Aha rero tukaba dushimira, ariko nyine tunashimira abanyamakuru bamwe mu babonetse n'abagize ikindi bakora bose atari abanyamakuru, bagerageje kubana na Karasira. Yakoze byinshi, yahaye ibiganiro benshi, yabanaga neza, yari umugabo ubana neza, nubwo yaje kuzira nyine kubasha kurekara mu burenganzira bwe, avuga ati njyewe narahohotewe, umuryango wanjye warishwe. Ubwo ntibabyumva nyine kubera impamvu zitazwi cyangwa se za politiki, bajugunya muri gereza kugira ngo ibintu bitumvikana. Ariko n'abantu tukibaza tuti ese ubu ngubu uyu munsi ko tukiri kubivuga, Karasira kuba wamufunga hari icyo byahindura, cyane cyane iyo byarangije kujya hanze. Umwanzuro si ugufunga umuntu, ubwo ni ukumufasha ukamwumva, ukaba wanatanga ubutabera. Ari naho twavuze tuti ikibazo ariko si n'ikibazo cya leta, ubwo ni ikibazo cy'abantu nyine ku giti cyabo, bahita bumva ko bibateye niba ari ikimwaro simbizi, cyangwa bamwe muri bo bari no mu bakoze ubwo bwicanyi Karasira bavuga, kuko ntabwo byakozwe na leta, n'abantu, kandi abantu baracyariho abenshi, ni abantu bari barafashe igihugu, abenshi baracyari, ubwo ni nabo bakomeye ubu ngubu. Aho rero niyo mpamvu ni ibintu bikomeye kuba umuntu yabivuga akabaho. Karasira ngira ngo mwabonye aho bimugeze, n'ubu ngubu nta watinyuka, n'abaje kumushyingura ngira ngo mwabonye ko abantu batinye. Ni ikibazo pe, tuzakomeza tugera tuganira, wenda tuzagera igihe abanyarwanda babuhoke. Byarabaye nyine nta kundi, ni amateka y'u Rwanda. Ababikoze nubwo batabashije nyine guhanwa mu ruhamwe nk'uko byari byitezwe, iyo baza guhanwa nibwo byari byiza. Ubu ngubu ntitunabazi nyine, umuntu araburana nk'uyu wa Karasira, ubwo bakaba baramwabutse, wenda abo banabikoze babigizemo uruhare mu kwica umuryango we, badashaka iryo pfunwe. Dore ni ipfunwe rwose, umuntu wabohoye abandi cyangwa wari uje gucungura abandi akaba ari nawe ubica urumva, iryo ni ipfunwe rero. Ariko nanone kuvuga ngo urica umuntu kugira ngo utagira ipfunwe, nabyo ni ubundi bugwari. Aha ntawe dushinje ko yamwishe, ariko no kuba yageze ku rupfu, gufungwa nyine naho byaturutse. Mwavuga ko yiyahuye, mwavuga ko ari abavuga ko yishwe, abavuga ko yiyahuye, byose bigaruka ku iki nyine, uwamwishe n'uwamufunze. Nubwo kuko tubyita, kuko iyo adafungwa ntiyari kugenda ngo ahungabana agera hapfa nyine. Tunemeye ko iyo verisiyo bavuga ko ngo yikubise harya ngo ni umutwe ku bikuta, ariko muzajeho amafoto nabyo nta kibazo. Aha rero dusoza nyine tubabwira ati mwakoze, tunagaruka nanone tukareba hari ibindi biganiro tuzakoraho rwose. Yica n'izihe igihe tuje guhangana n'aka karengane, cyangwa n'aba bantu bumva ko aribo bafite igihugu cyangwa ari icyabo bonyine, kandi twese turi mu gihugu. Ahangaha bamwe bakumva ndetse ugiye gutabara Karasira, n'ubu nawe gutabara Karasira byabaye gutera hamwe. Kanze mbashyiremo ijwi rito mu nyumvire. Nkundi neza Jean Paul kagabo ka Victoire Ingabire kariya buretse uzabona kariya uriya ni umuvugizi w'intera hamwe, ni umuvugizi wa Karasira, ni umuvugizi w'ibigarasha, ni umuvugizi reba bagiye gukora campaign yo kuvuga ngo minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda ngo aranzwe mu gihugu. Can you imagine? Yabikoranye n'abagira ubusa.
aka kagabo ka Victoire Ingabire kangaka gahehese kano kankune neza Jean Paul karamuvunira gumuheto na buriya karashaka gufunga ngo kamusangeyo buriya karimo karashaka uburyo gakora ibyaha kamusange Mageragere sinzi rero Mageragere ahantu bazivuturanira ahanga nago mbizi buriya se Mageragere hari uburyo nago mbizi nibo baziyeranje bagezeyo ngiye kugenda nemeza mu zindi YouTube channel mve kuri BTN ngende mwemereze hariya kuri ese RIB cyangwa leta y'u Rwanda ntabwo ibintu biri guteza isoni kweri kubyumva nta mu bwanyu ngo muri mwakugira icyo mukora nk'umugabo yagombye kuba ari gutabwa muri yomba kakanya uyu ngo ni Magashi n'aba bose aba bakorode bo ngira ngo kera twigeze gukora ibiganiro kuri umugabo witwa Claude aho yagendaga yangiza umuryango wo kwa Pastor Theogene akimara gupfa uyu abenshi muri bo barabiretse abakoranaga nawe ubu bugome ariko Claude we ntigeze ahagarika ngira ngo murabizirwa yirukanka ku miryango y'abantu noneho aha ubwo nyine namwe mwakwibaza ese Claude muri societe nyarwanda iyi virusi yizakirite ngiye nuko ngiye kujya mwita virus muri societe nyarwanda virus Claude irakirite twimwite virus Claude ako kazina mukanyemereye tukamuhe yitwa virus Claude iraza gukirite aha rero aka kigiye kwakiramo tuzashaka debate aka kaganiro urumva batangiye no kuvuga ngo ubwo bihaye ubunyamakuru ngo ni Jean Paul ngo nti kubera nyine ajya gusura ayikora ku nkuru nyinshi za gereza no kuba yabashije gushyingura Karasira yagiye no kumwakira ngamucyure nk'umuntu ubwo n'ubu muntu ntabwo ari kuvuga ko ari uko n'ubu muntu none se n'umuntu afunguye ko yarangije igihano niki cyabuzaga Jean Paul kujya kumutahana ko yarangije igihano na leta imwemereye ko ataha nk'uyu mugabo uyu nguyu wari kuvuga ahagaze mu nkweto zihe niba leta yemerera umuntu ko afungurwa uyu Magashi ni igiki witabana intera hamwe ngo nuko bagiye kumucyura atahiwe kandi na leta n'undi yamucyuye ngo atahiwe nubwo bitaje gukunda nyine akaza gupfa muri bwa buryo na n'ubu rutavugwaho rumwe ariko se uyu ngo Magashi atangiye kwitabana intera ngo nuko bagiye gushaka gucyura Karasira cyangwa ari kumushyingura murumva nta kibazo kirimo leta ubu koko dukomeze noneho ubu nuko FPR tugiye kubaho erega nanjye ni muri FPR buriya ntimukine ariko ntimuzamenye uwo ndiwe tugiye kubaho mu buryo bw'umwanda uyu mwanda ni watangiye genocide ijya kubona byuka kuhabya Imana nge nari mukuru hatangiye umwana intera hamwe ntawo zetani abanyamakuru nuko nuko bari kwikaragura gutya nuko intera hamwe zigaragura muri quartier zumva arizo zifite igihugu uko banaseka aba bakorode neza bari kuzinyi ni guhita asubira muri 19 muri 1991 92 93 genocide iri hafi nuko bari bahagaze none se Rwanda mutubwire hari genocide iri gutegurwa ngo tube abantu babimenye kuko ibimenyetso cyangwa ibintu bidasobanutse aho abantu basigaye barafashe urubuga rwose bakisanzura ariko bisanzura bahohotera abandi badahuje ibitekerezo n'interamwe nuko byari bimeze guhohotera umuntu wese ukeka ko mutari mu nzira imwe interamwe zahohoteraga abantu abatutsi ababakomokaho n'abandi zumvaga nyine nabo ngari nk'abatutsi naha rero niho tugeze uyati kuko wa Jean Paul bari kujya gusura guherekeza Karasira yapfuye ibaza umuntu udashaka kunaherekeza umuntu wapfuye my god leta harya ibamo abakristo n'abantu basenga ngo babamo ariko se mumbwire musenga ibiki kwere ubwo ndi kuza ngiye kujya mbataka mwese natake bantu Rutayisire mwamagana ibi bintu ku mbuga ugenda uvuga ngo uriya n'umwanda kuko nicyo abakozi b'Imana bashinzwe nuko amagana uyu mwanda uyu n'umwanda uri kuza mu gihugu ntabwo ibi bigomba kwamaganwa n'abapolitisiye gusa mwebwe jisho ry'igihugu abanyamasengesho abapasiteri bimeze gute ba Antoine na ba Pasteur Masasu nta kintu navuga kuri ibi bintu ngo mufashe igihugu komoka ibi bintu ni uko genocide yatangiye mu byibuke musubire inyuma muraza kubibona ntabwo ndi kuvuga ibyo ntazi musubire inyuma aya magambo ya Magashi ni ishusho yakakabido ngiye gukira muri posture twita posture uko bihagaze niko intera zagaze mu masantre none mbibonye muri Kigali mu 2026 mu kwezi kwa gatanu biba umunsi wo kuzamuka mu ijuru burya uyu munsi na Ascension niko bayita sinzi cyabaye ariko n'umunsi wo kuzamuka mu ijuru kwa Yezu hari ndakeka bikaba n'umunsi abo bari gutukwa bagiye gushyinguraho Karasira bati babaye bitera hamwe gushyingura Karasira na Karasira uyaraje kumwita intera hamwe already hewe none birangiye nguyu ari kwita Karasira intera hamwe ati
uyu nguyu ashyigikiye ziriya interahamwe ba Karasira ba Ingabire Victoire bose abise interahamwe. Sinzi niba azi icyo interahamwe zivuga ariko arazizi cyane cyane ko imyitwarire ye dukurikije icyo interahamwe zakoze nicyo yakora nawe. Uyu nguyu ahubwo ngira ngo ajya atunga agatoki abanje kukirebesha, ari nacyo tuvuga tuti ikibazo u Rwanda rwagize iriya jenoside yakuriye ibintu byinshi. Urumva hari izo nterahamwe zishe abantu zirabamara abatutsi zirayogoza miliyoni irenga, hari abaje nabo bari bafite ibindi bibazo by'ihahamuka nk'aba barimo uyu mugabo ngo ni Magashi ngira ngo yabo yishe sinamenye umubare wabo. Nabo ubwo arabizi ubu ntari ukunatisha abantu ngo ari guhura umuntu umeze utyo ushaka no kwica abantu bagiye gushyingura umuntu. Aba nyine nibo dufitiye ikibazo twibaza tuti ese aba bantu niba bari muri sosiyete nyine iyi sosiyete kugira ngo ikire nabyo biracyagoranye. Harimo izo yewe urumva abo nibo Karasira nyine ntabwo Karasira yari kubacika kabisa. Aba bagabo urumva harimo ikibazo kabisa. Aha rero tuzakora ikiganiro cyihariye ariko turasaba RIB idukurikiranira ibintu. Ese ubwo ni RIB gusa abashinzwe sosiyete nyarwanda yose irarwaye. Sinzi abantu icyo bari bukore ariko bakagerageza kugarura sosiyete ku murongo iri horsije kabisa. Horsije. Reka dukomeze rero mugire umugoroba mwiza, ibiganiro nagaruka tuzakidetaya neza turi aba bagabo ba Claude ba Magashi. Tubatanga ibitekerezo turengo hakorwa iki kugira ngo igihugu cyongere kigaruke ku murongo neza. Abantu ni igihugu cya twese nagari igihugu cya Magashi nagari igihugu cya FPR nagari igihugu cy'umututu nagari igihugu cy'umututu nagari igihugu cyande ni igihugu cy'abanyarwanda. Murakoze.